amasegonda ashize ari make cyane abantu binjiye mu mwaka mushya wa 2017 abatari hanga muri Convention Center bataramiwe n'umuhanzi w'icyamamare ku rwego rwa Afrika ndetse no ku rwego rw'isi muri rusange Koffi Olomide. Abantu muri rusange barishimiye uburyo binjiye mu mwaka mushya wa 2017. Kugira ngo twegere bamwe mu bataramye muri iri joro batubwire uburyo bishimiye uyu munsi binjiye mu mwaka wa 2017. Kugira ngo mutubwire mwakiriye mute ko mwinjiye mu mwaka wa 2017 kandi mutaramiwe n'umuhanzi ukomeye Koffi Olomide. Twishimiye mwaka mbere na mbere wa 2016 kuko wabaye umwaka w'ibikorwa byiza mu gihugu, tukaba twishimiye kwinjira mu mwaka wa 2017 nawo uzaba umwaka mwiza, kandi twishimiye ko na Koffi Olomide yaje kudufasha kurangiza umwaka no gutangira umwaka neza. Koffi ni umusaza, ni umugabo umaze imyaka n'imyaka kandi twebwe ubushize azana ko twagize amahirwe yo kumubona, so kuba tumubonye tugatanya naho n'umwaka nibidasanzwe. 2017 ni ane byishimo y'amahirwe ku banyarwanda mu bikorwa byabo, mu mikorere, mu byishimo. Et puis je salue la présence des grands mopa ndemeza kandi ndashimangira ko Koffi Olomide ari uwa mbere. Koffi Olomide yatumiwe mu Rwanda, muri Amerika no mu gihugu cye cy'amavuko cya Congo, hose bamukeneye ngo aze kubafasha mu gitaramo gisoza umwaka. Ahitamo kuza mu Rwanda aho yemeza ko abanyarwanda bamukunda. Ayahe marangamutima mushobora kugaragaza mu gihe muri imbere y'abanyarwanda muba mwaje gutarama? Icyo navuga nuko abanyarwanda bakunda Koffi. Ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali bwari bwitabiriye igitaramo cyo kwishimira gutangira umwaka mushya wa 2017, buvuga ko bwishimira byinshi bimaze kugerwaho ku rwego rw'umujyi, ariko ngo haracyari urugendo. Hari ibyo tumaze kugeraho ariko urugendo ruracyari rurerure. Ntabwo Kigali ntabwo irahinduka umujyi twese ko tuwifuza. Hari byinshi rero tubona bigomba gukomeza gukorwa kugira ngo Kigali ibe umujyi nk'uko tuwifuza, uteye imbere, umujyi umunyarwanda wese yakwishimira. Turacyafite rero urugendo twebwe, nubwo abanyamahanga babyishimira ariko twe tubona ko ari urugendo tugifite. Uko mubibona abantu bishimiye ko binjiye mu mwaka mushya wa 2017, niko barimo kugenda bacinya akadiho bagaragaza umunezero bafite kuba binjiye muri uyu mwaka mushya. Kwizera John Patrick, Televiziyo Rwanda, i Kigali.